ibintu byangiza ubuzima bw'abantu nuko nguko bimeze kabisa. Ari ugomba ubuzima no gomba amafaranga wahitamo guhomba iki? Wahomba amafaranga mani haguma amagara. Haguma amagara niyo mpamvu navuze ngo niba uko bimeze babibonyemo nk'uburozi ubwo bishatse kuvuga ko natwe turi abarozi. Niba umuntu akugemuriye ikintu cyangwa yagwaye ikintu kirakwica uwo nguwo rero ni umurozi kuri wowe. Aho kugira ngo unyite umurozi rero babikora tugashaka izindi business mu Rwanda. Hari izindi business nyinshi twakora nubwo kubona akazi bigoye ariko gushirika ubute turacyari bato ntabwo twavuga ko ari iherezo ry'ubuzima bwacu. Exact. Icyo mwamushatse kumindura ko natangaga uburozi kandi nanjye mbizi. Ahubwo kuva byamenyekanye ibuye ryagaragaye n'iriba rikisha isuka twabihagaritse byarangiye. Nubwire. Ati nkwe mu makimbirane zigiye gucika. Ese koko hari abantu banyweraga nkiwa muri Castoa ukabona barasinze bateye nk'ubwenge? Nanjye batankubisa ahubwo kandi ari bazibahaye. Hano hari umumotari ngirango narayafashe. None ukoze igikumu. Kubera ideni nabonye ko ntarishobora. Ideni nabonye nta hantu narikura. Ubwo mbonye baje bati rero twishura amafaranga yacu. Kandi nta bushobozi aho bushobozi nabukuraga habuze navuze nti aho nabategeye kampagurishe mbishure nuko ubwo tukira. Yo nuko nguvuye kugurisha. Ko nafasha amafaranga yabo. Ubu se ntabwo baguhenze ko bagufatanyije n'ibihe? No nubwo aho kugira ngo banshire mu mategeko. N'umudamu yabyemeye. Nawe yabyemeye. Kandi mbonye muri kumwe. Inyorosho rero. Ese bano bantu bararemerwa na leta cyangwa murakomeza kubaho gutyo? Kuko ntabyo mwari muzi mwebwe. Twebwe yabaye wenda kubera ko nkanjye nta mwuga nigeze kwiga kandi ubu ngubu nto nawuja mu mfite imyaka 38. Ubwo nukuvuga ngo isambu nari mfite nagiraga ngo wenda nubaka inzu izandembera ubwo mfite inzu y'imiryango 2. Ubwo rero kubifunze itari gukora ubwo njewe ubuzima nimba bwanze njewe wenda mbonye nk'inzira naja no mu Buganda akabari yo nja ku Felix waho nk'igihugu cyawe. Wese nakora miki mu kibazo ariko noneho ibintu wenda babice burundu nago bavuga ico kunywa gikuyeho burundu. Hari zemewe Primus Mitsingi n'ibiki n'ibiki. Arega ibyo biri mu rwego rw'abantu bakomeye hari kugira umuntu ave ku buyede yigondere Mitsingi kiba ari ikibazo. Heko nene bari umuntu yanywaga pende kuvana ko baragahiga bare bagafite ubuziranenge abaturage bakaje baragasoma ariko batavuze ko byose bagiye kubicira kimwe burundu. Mama wagasomaga bagera hino. Mwino hano tubwire. Ubundi bafataga guta abantu basoma kabifuka yo. Egera hano tubwire. Easy. Papa bakwita nyita munyamfura Celestin. Egera hino tubwire. Celestin wasomaga ku gasembuye? Nasomaga. Wasomaga ku kahe rero? Egera hino kamera iri hariya ngwino. Kuvuga ngo nari mfite akabari ariko ngashiramo akagage n'akagwa. Wari ufite n'akabari? Ariko ubwo niwe uvuye no muri mitation re. Uragurishije uraguze? Ariko ubwo imbogamizi wenda umuntu abafite haburiya hari uburyo umuntu yacuruzaga kakagage kungukaho 2 ku kajerekani k'urwagwa akungukaho 3 5 ibintu byangiza ubuzima bw'abantu nuko nguko bimeze kabisa. Ari ugomba ubuzima no gomba amafaranga wahitamo guhomba iki? Wahomba amafaranga mani haguma amagara. Haguma amagara niyo mpamvu navuze ngo niba uko bimeze babibonyemo nk'uburozi ubwo bishatse kuvuga ko natwe turi abarozi. Niba umuntu akugemuriye ikintu cyangwa yagwaye ikintu kirakwica uwo nguwo rero ni umurozi kuri wowe. Aho kugira ngo unyite umurozi rero babikora tugashaka izindi business mu Rwanda. Hari izindi business nyinshi twakora nubwo kubona akazi bigoye ariko gushirika ubute turacyari bato ntabwo twavuga ko ari iherezo ry'ubuzima bwacu. Exact. Hara ibyamamare byamamarizaga izi nganda. Anita Pendo aratera avango bamwe mu bantu bamamarizaga izi nganda byamamare babahanzi cyangwa se baba content creator bareba uburyo baremerwamo. Mwebwe murayemerwa nani? Icyo ni ikigoryi. Inde Imana imbabare no gutukana na leta imbabare kwanza. Ariko umuntu wamamaza niba bari kuvuga ngo bamuremere we yahombye iki se gushora umunwa. Twebwe twashoye amafaranga nta n'uwo dushaka ko adusubiza. Ese nundi ninde wakadusubije? Nyir'uruganda se we bamuhombeje amamiliyari twebwe twahombye miliyoni zingahe. Ariko urumva ari nde wakuremera? Wenda ikintu gihari
aho ngaho yavuze nabi, reka tumwihore twere no kumuvugaho cyane, atancumuza agatuma ahubwo banankurikirana bavuga ngo uyu muntu avuga nabi kabisa. ubu buri kantu na buri nguni barabaho bate muri B1G? barabo nta nubwo bindeba kwanza, ahubwo twebwe se ho turabaho gute niba bafunze? Nibyo koko wenda hari ukundi kuntu, buriya ikintu cyose kibaye tureba ku ruhande rw'ikintu cyiza cyane kurenza ikintu kibi. Leta nibyo koko twebwe twahombye, turi abantu bake, ariko leta yo yari ifite gahunda yo gukiza abantu benshi kabisa. Bati niba ari urubyiruko tukaba twifuza urubyiruko ruzayobora igihugu, cyane cyane nk'urubyiruko muri iyi minsi abantu batwaye n'ibiyobyabwenge cyane, aho usigaye usanga nk'umwana w'imyaka 15 ari gutambuka mu bantu ari kwinywera itabi ukabona nta n'icyo bimubwiye. Kera abantu bagiraga n'isoni, ukabona umuntu yajya nko kunywa itabi ari umupeti yegetse ku ruhande cyangwa ajyana abantu bataramubona, ariko ubu byamaze kuba akantu simple. Abantu basigaye bumva kunywa itabi ari ikintu kiraho, ahubwo no kubona umuntu utakinywa itabi cyangwa umubebe utakinywa itabi, cyane cyane bana ba segonderi basigaye babona ari ibintu bitangaje, ku buryo bageramo akavuga ati iri dage riturutse, nanjye rero nibere muri ayo madage, ariko ndakomeza nibere idage kuko nshaka nyine wenda amagara mazima, kandi nyine nibyo leta iri kudusaba. ubuzima twahereye muri Tunyweresi, inzoga si iz'abato, niye tugeze muri si zawe. wherever whatever si zawe, si zawe kabisa. Izo rikeri si zawe. Twababaye, ariko njyewe ikintu gituma nababaye cyane, ndacyari muto ndemera ko byose bishoboka. Kandi ikindi kintu nifuza, niba u Rwanda wenda hari byinshi twanyuzemo, tukavuga ngo se ni dushaka igihugu cy'abantu bafite gahunda, dushaka igihugu cy'abantu bari ku murongo, bari smart. Why not se nundi batazi, ahubwo niba ari kuri byari bimeze, nanjye rega nubwo nazicuruzaga nayimbizi ko ari mbi kuko sinazinywaga, ahubwo ni kwa kwishakira amafaranga. None twabigenza gute? Hano hari Gasongo, nshaka kumuganiza ameze nk'urokore, hagarara hano gatoya. Gasongo, umeze neza? neza. Ni amahoro? Ni amahoro. Witwa nde? Kiruwizera Fabrice. Nuko nkwise Gasongo. Muzima usanzwe ngo ku kabyeri? Nagasoma. Usoma kahe? Kapirimus. Ibi byuma ntabwo wigeze usoma na rimwe? Usomye. Umwaga kuyihe? Byose agasiga niko namwaga. Agasiga na American Gin. Kwa bayicye. Bihagaze bite? Cyo kuba bayice nyine, ubwo nyine ngiye kujanagira agafaranga mugihe nagamwaga. Niteze imbere nyine nk'urubyiruko. None se ubundi bavuga ko byari biri mu burozi, iyo wayinywaga wumvaga umeze gute? No wayinywaga, wamara kuyinywa wenda ugasinda, ugahita uguruka nk'uko wanyweye agasiga. Agasiga nyine. Wagomba uri mu gupangiro bingahe igihe waga wagasomyeho? Umenye ibiro buri gupima, ariko wenda ubu ngubu kuba wenda baziciye wenda noneho n'amakimbirane mu mago wenda gataragira ute garabonekamo. Garabonekamo cyangwa garashira? Garashira. Narabonekamo niko ari. Nuko ngo inzoga yateraga amakimbirane mu muryango. Nyine babinywaga bagasinda, abantu benshi bagara mu mago bagakubita abagore babo, abandi bakubita bashiki babo. Nuko nahe mpano byagukoresheje kunywa inzoga? Kunywa inzoga nakaye kantu wibuka kabi kakubayeho uri kunywa inzoga na marike? Nda yuko ari igihe nyine nayinyweye, namara kuyinywa ngasinda, harara mu muhanda nyine nasinze gutyo. Waraye inganje. Inganje. Babyita kurara inganje. Waraye he? Nyine naranyweye ndasinda, sinzi igihe cyo gutaha. Izi ngwara cyari ku manywa nyine z'amashuri. Ziramashura. Kase watwumve ngo waranyweye? Ziramashura. Wari wanywereye? Nanywereye hano hepfo i Musanze. Wanyweye ibikini biki? Ntabwo marikeri nyine ngo nanyweye. Nuko sinibuka gutaha. Washitse ari sangahe? Saa 8 kandi wacu ari kubyanga. Unuko saa 8 z'ijoro z'amanywa? Za nijoro. Wabigenje utubwo? Nyine ubwo baravuze ngo dutahe. Sidutahe kino gihe. Ngeze hanze abantu bandebe sanga ni saa 8 nyine kubera za kumashi nyine ubuzima bya za kumashi. Uyu mucuruzi wazicuruzaga rero wamubwira iki? Wenda arambaza cyokoza wenda yuko bagize aba bacuruzi wenda babararanguye yo babareka wenda bagatanga promotion iziri mu madepo kandi bari gupfa banza zigashiramo zikamanza zigashiramo. Nose ngubu uyu nese kwa muganga bakora iki? Uyu nguyu niba yari yashemo nk'ago amafaranga bakaba babijanye babipakiye, abana be ntibarabaho nabi.
kandi yari yagiye kuyaranguza cyaba ataze poromosiyo akavuga ati izi nzoga itariki n'iyi ntabwo zemewe ubwo wenda bakareba ukuntu baziyaranja nuko bari kuza mu maduka bagahita bazipakira kandi wenda bagujije no muri banki amafaranga none nk'uwo muntu wenda ari gushakisha abana ngo anabigishe none ago mafaranga yagiye gufata nko mu bibina cyane muri banki buriya kandi bakaba banabipakiye ntibazahomba nyine ugasanga akabacuruza bacuruza uburozi oya sinahita nkomfurima ko ari uburozi kuko nawe nabihaye ngo bimwicire aho ngaho n'uwahanyweraga bwacyaga nongera kumubona ni gute se wankomfurima ko ari uburozi gusa ntabwo nakuraho ibyo leta yavuze niba babibonye nibyo koko kandi leta ntabwo yakibeshya ahubwo ikintu tugiye gukora gutyo mwamushatse kumpindura ko natangaga uburozi kandi nanjye mbizi ahubwo kuva byamenyekanye ibuye ryagaragaye niriba rikisha isuka twabihagaritse byarangiye ati nkwe mu makimbirane zigiye gucika ese koko hari abantu banyweraga nk'iwa muri Kasitowa ukabona barasinze bateye nk'ubwenge nanjye batankubisa ahubwo kandi ari njye bazibahaye hano hari umumotari ngira ngo tuganire nabo mbatubwire gatoya paninga hano gutya mota kuba baciye inzoga ibi bishatse kuvuga kamere kuri wowe ubundi wagasomagaho nagasomagaho bivuze iki rero kuba bafashe icyemezo cyo kunyanga inzoga zose bazica kuba bafashe icyemezo bakazica byabaye byiza kuko batangiye kuja barakora ibikorano basanga bikurwaza abantu rwose guca inzoga byo rwose bakoze ibintu bizima abo zisi byagiye bigiraho ingaruka abenshi byabagiraga ingaruka natwe byatugizeho ingaruka nawe wagasomaga bakwita Babajene Jean Pierre inzoga baraziciye ugiye kugira ngo ikirero ubu ni ukunywa igikoma ugarutse kuko ababyeyi ufata gute leta y'u Rwanda yafashe iki cyemezo cyo kuvuga ngo uburozi buve mu bantu ubundi ni ukureba ikintu gifite ubuziranenge wenda nibura bakaja barareba wenda nk'ibyo kunywa babona bifite ubuziranenge abantu bakabinywa nta kibazo ariko noneho ibintu wenda nibabice burundu ntabwo bavuga icyo kunywa gikuyeho burundu hari zemewe Primus Mitsingi n'ibiki n'ibiki arega ibyo biri mu rwego rw'abantu bakomeye hari kugira umuntu ave ku buyede yigondere Mitsingi kiba ari ikibazo heko nene bari umuntu yanywaga pende kuvanga ko baragahiga barebera gafite ubuziranenge abaturage bakaje baragasoma ariko batavuze ko byose bagiye kubicira kimwe burundu mama wagasomaga bagera hino ngwino hano tubwire ubundi wafataga guta abantu basoma kayo egera hano tubwire iyizira papa bakwita nyita Munyamfura Celestin egera hino tubwire Celestin wasomaga ku gasembuye wasomaga ku kahe rero egera hino kamera iri hariya ngwino kuvuga ngo nari mfite akabari ariko ngashiramo akagage n'akagwa wari ufite n'akabari ariko ubwo niwe uvuye no muri mitasiyo re uragurishije uraguze ariko ubwo imbogamizi wenda umuntu aba afite haburiya hari uburyo umuntu yacuruzaga kakagage kungukaho 2 ku kajerekani k'urwagwa akungukaho 3 5 ubwo ukumva rero kuja muri koperative y'icumi nto yakunanira kandi ubwo ayo mafaranga ubwo hari nka koperative wenda naririye bakamba nka 500 ubwo kandi naracuruzaga nkayabasubiza ubwo iyo yananiye ubwo yabaye imbogamizi ubwo ni ukuvuga ngo wenda twe turi kuvuga tuti haba rubanda rugufi baretse wenda nk'akagage bakagacuruza noneho wenda akagwa iyo hepfo nabo bafite imbogamizi zabo ubwo kubera ko twebwe tuba duhinga n'amasaka rwose kuba wayashira ku isoko ukabura wayagura kandi ico gihinga rwose tuba tugifite tukumva izo mbogamizi wenda nk'akagage nk'ubushere tukabwenga twamara kubwenga amasaka nta bindi bintu bashiragamo ariko ubuzima bugakomera ariko nta bashiragamo igitubura hari naho bageze basangiramo ibiki n'ibiki ntabwo bashaka kubikora mu buryo bwizewe kandi bufite ubuziranenge n'ubanga ibyo bitubura ibyo ngibyo wenda nk'iyo bivaga nimba ibitubura bivaga mu Rwanda nimba bivaga hanze aho bakabifunga ntibize nk'umuturage niko urasaba leta bakabifunga wenda ntibize nk'umuturage niko ugiye gusaba leta nasaba leta akazi kabuze nagiye gufata keredi nubaka inzu banki iri kumbarira ariko ibicuruzwa nashiraga murabona bose ntariko
uyafite izifunze n'uyafite izifunze bose ntariko bacuruza. Kandi hari n'umuntu aba ari mugufiya akazana nk'ibiceri 300 agiye nko mu murima ukaba wamusukira mu kadomoro. Ako ngako ubwo yakora akasoma. None umuntu mugufiya nto yafata mitsingi ngo arayijana mu murima. Urukumva rero ubwo ni ukuvuga ngo twebwe imbogamizi dufite ubushobozi twabonaga babwikije twabaye mbese abantu mbese babakene bambere baba. Leta y'u Rwanda ni imwe mu bantu bareberera umuturage ku isonga. Baciye Made in Rwanda baciye icyo bita imyenda ya caguwa iragenda, ibyo birarangira. Hari amajisi y'Inyange nayo bagiye baca, nayo birarangira. Hari ibintu byinshi bajya bafata icyemezo ugasanga kibereye ubuzima bwiza kuri twebwe. Uyu munsi wa none kuba baciye agasembuye no mu biro no mu biri gusaba kumanza gushaka icyangwa cyangwa ukaburirwa na hoteli. Iki ni icyemezo buri wese ashoboye kugeraho. Icyemezo ni ubushobozi buri wese ashoboye kuba yageraho kugira ngo ubushobozi ntabwo ari bose babushobora. Hari umuntu w'umuyede ushobora gukorera wenda umuyede si 3, none umuyede 3 yaja mu ntuza yaja kunywa byeri akabona yanywa ikigage. Ico kigage gihari uco wenda yasoma, ariko byeri ayinyoye hari ibyapfa mu rugo. Ni ukugira ngo nkatwe babaranda rugufi bagire mbese akantu batugenera natwe ko mu rugero rwacu mbese. Gurukurira uyu nyiri uruganda yararimo amamiliyoni n'amamiliyoni bamufungiye. Hari abaranguzi bari baranguye inzoga zabo bazisubije ku ruhande bazibatse. Nawe urukurira none ubwo turabaho dute? Hangi ubwo ni ukuvuga ngo gahunda ukuntu zimeze. Ari mfite koperative nkotezagamo ibihumbi 10 bampaye 500. Ifatire mikrofone byarangiye 10 reba hari ibihumbi 500 barabimba. Kandi narakotezaga rwose nta kirari najagamo, ariko byarangiye inaniye. Fata mikrofone gutya. Byarangiye inaniye ubwo rero koperative ntiwayambura. Yabaye ngombwa aho nabategeye niho mvuye kugurisha kugira ngo mbishure. Uvuye kugurisha deja uvuye muri nuza. Kugira ngo mbishure kuko narayafashe. None ukoze igikumwe. Kubera ideni nabonye ko ntarishobora. Ideni nabonye nta hantu narikura. Ubwo mbonye baje bati rero twishura amafaranga yacu. Kandi nta bushobozi aho bushobozi nabukuraga habuze, navuze nti aho nabategeye kampagurishe mbishure. Nuko ubwo tukira. Nuko nguvuye kugurisha. Ko nafasha amafaranga yabo. Ubu se ntabwo baguhenze ko wagufatanyije n'ibihe? Nubwo aho kugira ngo banshire mu mategeko. N'umudamu yabyemeye. Nawe yabyemeye. Inyorosho rero bano bantu bararemerwa na leta cyangwa murakomeza kubaho gutyo? Kuko ntabyo mwari muzi mwebwe. Twebwe yabaye wenda kubera ko nkanjye nta mwuga nigeze kwiga, kandi ubu ngubu nto nawuja mu mfite imyaka 38. Ubwo ni ukuvuga ngo isambu nari mfite nagiraga ngo wenda nubaka inzu izandembera, ubwo mfite inzu y'imiryango 2. Ubwo rero kubifunze itari gukora, ubwo njewe ubuzima nimba bwanze, njewe wenda mbonye nk'inzira naja no mu Buganda akaba ariyo nja ku Ferikizo aho nk'igihugu cyawe. Wese nakoramo iki mu gihugu ubwo. Sindi umufundi, nta murima mfite ngo ndahinga, nta wakorora inka nta rwuri mfite naja kuragiramo inka. Ni ukuvuga ngo nuko ufite umurima watera mu bwatsi. Ubwo rero inzira iyo bazifunze zawe urebe yuja ubwo ntabwo. Leta ni umubyeyi ikiri kudushakira ni ubuzima bwiza, kandi ndizera yuko ubwo buzima bwiza ari uko ngo tubeho neza. Ejo n'ejo bundi turabona hari izindi nzira bashizeho. Urabyizeye? Byaba ari byiza. Ibyo rwose ari byo baba baturwanya. Right, nibutse abantu ko Centre Pastoral Notre Dame de Fatima ari mwe mu mahoteli meza, ifite ubushobozi bwo kwakira ubukwe 3 ku munsi, ifite amashambure meza, ifite ibyumba byiza. Mugane Centre Pastoral Notre Dame de Fatima iherereye mu Ngirwa hagati imbere ya stade Ubworoherane, naho ngaho ku mpande uzamuka mu Kinigi n'ugana mu Cyanika. Baba bameze fresh, barabakira, bafite snack bar, ibintu byose ni munange. Dufite icyo bita teacher shop yambika abakobwa, akora muri Goiko muri Fro ya 5. Dufite Bosco Design yambika abagabo. No reba filime abantu banje bambaye
bambaye neza uzamye ko ntahandi bambariye naho ngaho papa. Dufite Lipia restaurant igabura neza iherereye mu bwirwa hagati wa Musanze imbere ya ADPR Muhoza. Tugendane na Litico Limited mu ngendo zose mu ntara mu bwirwa hagati wa Kigali. Litico iragenda fresh bikagenda neza. Papa ufite abana bangahe? Batatu. Ubu se nyuma yuko ibyo byose babici nta tundi tuntu wari ufite mu duka ryawe? ntatwo Ni kwa ngo harafunze ariko we nta bintu babashe kumena ntabyo bahise bafata umwanzuro ko bitemewe natwe turafunga kuko mubahiriza amategeko ya leta. Tubashimire cyane. Turacyari kumwe na Krista nk'umwe mu bantu by'umwihariko ndagira ngo tuze kugana ku musozo. Umwe mu bajene twigarukiye muri showbiz nyarwanda twabonaga abasitari bazamukana icyo bita B1 Genie Lucky Genie Krista cyase bakaba bafite NB baroke bo noneho barasara ariko ntabwo byemewe ngo naho byanditswe mu byapa byose bagire bate babikureho amanure barabaho batewe bariya bo buri wese aba afite inzira zo kongera guhigamo natwe ntabwo tureba ngo turabaho gute kuko ngiye nizera mu Mana baravuga ngo ntukiyebe ngo uzarya iki cyangwa ngo uzambara iki data wo mu ijuru niwe ubigena kuba rero birabyabaye ikintu tugiye gusenga Imana nuko iradufungurira andi mayira kandi andi mayira arahari nta byacitse mbese muri make icyo dushaka ni urubyiruko rwiza rufite gahunda kandi no rugendera no ku murongo n'amategeko ya leta nta byacitse kabisa n'ibindi turajya dukomeza kubishakisha igihombo cyo twahuye nacyo nta n'icyabihindura kuko n'uwo twagatakiye niwe wahombye kuturusha niyo mpamvu rero tugomba kubyakira uko byaje kandi tukabyakira kuri kubera ko isi nuko ngo wahebeye urwaje nyuze wawe harafunze disi none ndafungura ncuruza iki bari amarikeri gusa atari ayo mu Rwanda nayo hanze nayo hanze bayaciye ubonye hari itangazo risohotse none haturi kuvugana harimo ama Jirbis harimo Kevante Jirbis Bazoka Whisky na Bazoka Coffee Jiriboti n'izindi zigiye zitandukanye Red Label Black Label zose baziciye kandi nizo umuntu acungiragaho ewana nkuko babivuze abantu twagiye tujya mu Kimina ntabwo waba uri umucuruzi utaba mu Kimina turatanga iki se ewana nyine nizanduru kabisa ariko mwatezaga amakimbirane mu muryango ndabizi ko byatezaga amakimbirane mu muryango none se kuki mwabicuza kuko umuntu abinyweye agatakaza ubwenge icyo bita bidiness ari umuntu wavuze ngo iyo ni bidiness cyane mindness ukabona nawe arayitakaje kwe kwacuzaga ibintu utanywa Erega icyo umuntu ashaka ntiwakimubuza niba abanyarwanda bavuga ngo icyo umutima ushaka amata guranwa itabi kubera iki se wafata itabi ukarigurana amata uwo muntu niba banywa itabi babona kwanditseho ngo irica byanditse mu kinyarwanda itabi ririca ritera kanseri rigira gute A B to Z bakarinywa none rikeri bitanditseho none utekeza ko wayikorera iki Anita Pendo ubutumwa wamugenera wasabiye abahanzi kuba baremerwa ntasabire bano bantu b'abacuruzi bo hasi nabo tumwa namugenera ntabwo kuko yavuze ubusa kandi sinjya nsubiza ubusa yavuze ubusa sinjya nsubiza ubusa Anita Pendo niba ashaka ko baremera abantu bamamarizaga izo nzoga none twebwe twazirangwe ese niba ndashaka ko babaremera ni leta cyangwa ni ba nyiri ruganda ni leta tandiriza hano Mana tandiriza hano kuri kamera kuko hari ibintu umuntu avuga ugahita uvuga ati se afite imyaka ingahe nundi yagakwiriye kuvuga iki iyo nta kintu cyo kuvuga ufite uraceceka ntabwo witeza abantu akajamo baby narakubabaje amusori arekereza ratubabaje gusa twihangane abakunzi ba Iris TV Rwanda uje nutujoininga muduteze imbere kabisa wenda nafunguje restaurant ahitwa Yaounde wafungwe Isange nabonye ko ibintu byo gucuruza inzoga atari ibyanje byambazaga no kuyakwisengera kwanza ubu noneho wasanga ngiye gusubira mu rusengero kabisa akaje karemerwa niko tugiye kubigenza kandi ntacyo mbyicuzaho niba leta yabonye ko harimo izo ngaruka babonye kandi nanjye icyo nifuza ni urubyiruko rufite isuku urubyiruko ruri smart apana kugenda twadegaje hari ibintu bita ngo pocket ipantaro umuntu akambara gutya uriya ntabwo aba ari we hari akarikeri kaba kabyisha inyuma nubwo nzicuruza nanjye mba mbibona baze rero niba nacuruzaga ibintu nabinywa right turi mu karere ka Musanze aho kamera cyangwa se microphone za Iris Rwanda zimukiye tukaba turimo turaganira n'abaturage kamwe mu turere twa dufite ingana nyinshi zenga inzoga z'inkorano uyu munsi wa none twabonye Setraf
ifunga tubona hari inganda nyinshi zagiye zifunga mbere yuko uyu mwanzuro ufatwa ariko uyu musi none hari undi mwanzuro wafashwe by'umwihariko hariyo bita Nopa ikorerwa mu byangabo yayengaga Service Gin n'izindi nzoga na Enaki Gin na Energy Enaki Gin ntabyo narinzi ibyo yibintu abahombye bo ni benshi ariko tuzamurane ikibazo kiba gihari ni amadeni umuntu aba yarafashe no mu bimina ibindi byo naribi ariko nabyo umuntu azabikava ariko ubuzima buruta byose hano hari umumama wambaye neza ngiye kuganiriza mama ndagira ngo utubwire gatoya ngwino kuba baciye inzoga ngo zatezaga egera hino ngo zatezaga amakimbirane mu muryango kuri wowe bifashe gute wabyakiriye gute ntago mbizi pe gute